Umugani w'umwana w'umwami. Muze mbacire umugani, babambuze umugani, ntuzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, sigara imva n'ingoma. Kera habayeho umwami wari ukomeye cyane witwaga Ruganzu. Ruganzu yari afite ubwami bwagutse kandi bukize, kandi abaturage be baramukundaga kubera ko yari intwari kandi agakunda kubaha inama nziza z'ukuri yahabwaga n'abandi. Bivuze ngo yarumvaga, akumvira ndetse akumvisha abandi. Uwo umwami Ruganzu yari afite umwana umwe rukumbi w'umuhungu witwaga Ngabo. Ruganzu yakundaga Ngabo kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu buzima bwe. Ruganzu yahoraga yifuza ko umunsi umwe azatanga ubwami bwe kuri Ngabo, ariko kandi yifuzaga ko uyu mwana azagira ubushishozi n'ubwenge bihagije byo kuyobora ubwami neza. Ariko Ngabo yari akiri umwana muto utarajijuka cyane mu miyoborere y'igihugu. Yari azi ko azaba umwami, ariko yibwiraga ko ubwo afite abantu bo kumukorera benshi kandi bahagije, nta kindi kintu afite akwiye kwiga cyane kirenze ku by'abo bantu bamukoreraga. Nk'uko bisanzwe bigenda, ubwami buba bufite abantu benshi babutekerereza, abo dukunda kwita abacurabwenge. Ibyo byatumaga ahora yirekura akikorera ibyo kwishimisha gusa, adashishikarira kwiga imirimo ikomeye ijyana no kuyobora ubwami. Umunsi umwe umwami Ruganzu yaje kubona ko umwana we agomba kugira isomo rimwibutsa ko kuyobora ubwami bisaba kwigirira icyizere, bikaba umutwaro wawe w'inshingano z'igihugu, bitari byo gutekereza ko abandi bakora byose wakagombye kuba ukora nk'umwami. Umwami Ruganzu yahise afata icyemezo cyo gusohoka mu rugo rw'ibwami mu rukari mu gihe gito, agira ngo arebe uko umwana we yitwara igihe azaba ari we usigaye ashinzwe imirimo yo mu bwami. Ariko mbere yo kugenda yamusigiye ubutumwa agira ati, mwana wanjye, igihe nzaba ntari hano nzaguharira inshingano zose za buri munsi. Ni wowe uzaba umuyobozi kandi buri wese azakurangamira, n'ibyo kwitaho byose ni wowe bizaba biza bisanga. Ngabo yumvise amagambo ya se ariko ntiyayaha agaciro. Yaribwiye ati, umwami se yibwira ko nkeneye imbaraga nyinshi zo kuyobora? Oya, ubwami buzaba ari njye bubereyeho kandi buzikorera ibizavamo bizangeraho, kuko bufite abantu benshi bo kubuvunikira. Njye nta zindi mbaraga nkeneye gutanga. Nyuma y'iminsi mike, ubwo Ngabo yamaraga kuba ari we mukuru mu bwami, yisanze ibintu byose byahindutse. Abaturage bajyaga baza kumubwira ibibazo bitandukanye, basaba ko yabafasha, ko yabakemurira ibibazo by'ubutaka, iby'umutekano, iby'amazi n'ibindi. Ngabo ntiyabitayeho kuko yabonaga nta mpamvu yo kuba yahangayikishwa n'akazi nk'ako. Yibwiraga ko ibyo byose bishobora kwikemura. Yahoraga mu byishimo no mu mibereho yo gukina no gusabana n'inshuti ze gusa. Nyuma y'igihe gito ibintu byatangiye kugira udubi mu bwami. Abaturage batangiye kuganira hagati yabo bati, umuheto wa Ngabo uroroshye cyane, ntacyo atumariye rwose. Aho bashakaga kuvuga ko nta miyoborere ye ndetse ko birutwa n'uko yaba atayoboye. Iyo umwami Ruganzu aba ari hano, ibibazo byacu byose yari kubikemura, ntibyari bikwiye kuramba gutya. Abaturage bararakaye cyane ndetse bamwe batangira gutekereza kuva muri ubwo bwami ngo bajye gushaka aho barinzwe neza. Igihe cyarageze, Ruganzu aragaruka asanga ubwami bwe bwugarijwe n'ibibazo bitabarika.
abantu bose bamwikubise imbere baravuga bati, nyagasani, turakwinginze uturwaneho kuko umwana wawe ntacyo yatumariye. Umwami yahise ahamagara Ngabo maze aramubaza ati, mwana wanjye, ese wabonye ko ubwami butigenga ngo bwikorere mu gihe umuyobozi atari maso? Ubu se wabonye ko kugira abo uyobora ari inshingano kandi zisaba umutima n'umwete? Ngabo yumvise isoni n'ikimwaro maze arumirwa yubika umutwe, yemera ko yari yaradohotse kandi atari yaratekereje neza ku mpamvu ubuyobozi bukomeye butagomba kwirara ngo bube nk'uko yabikekaga. Icyo gihe Ngabo yize isomo rikomeye. Yahise yiyemeza kwiga kubaho mu bwitange, kwita ku bwami bwe nk'uwitaye ku rugo rwe, kandi aharanira gukemura ibibazo by'abaturage no kuba umuyobozi uhamye. Kuva uwo munsi Ngabo yatangiye kujya akurikirana ibibazo byose by'ubwami ndetse yiga uburyo bwo kuba umwami ushyira imbere abaturage aho kwibanda ku byifuzo bye bwite. Icyo iyi nkuru ishaka kutwigisha rero, iratwigisha ko ubuyobozi atari ibintu byikora cyangwa ngo byigenga ubwabyo, ahubwo bisaba umutima w'ubwitange, kwiyemeza no kwita ku bandi kurusha ibyo kwita kuri wowe ubwawe. Ngabo yemeye ko kuba umwami bitari ukwishima, ahubwo ari inshingano zo gufasha abo uyobora kugira ubuzima bwiza. Iyi ni Tips House, naho ubutaha.